ese babazanyaga ku gihugu gihagaze. Umugabo wa hano naho niwe wasaga n'uneka akababwira, akaba anagira ku irembo, ndi hano mu gikoni ndatetse, nkumva mbese atari kuvuga igihugu neza. Najya no mu nama, n'igihe yankubitaga ngiye mu nama, hari igihe yankubise ndi kuvuga ngo ngiye mu nama y'amatora, ntabwo ugiye gukorera Inkotanyi, kandi ibyo bishiramo bizawukoraho. Harankubise icyo gihe banjyana no mu bitaro ngo ninsibe kujya mu nama. Gusa ahubwo ntabwo turabwo dusi bari abantu babaye inabute, bari abantu ntitwamenya icyo bagamije. Bari abantu ko igihugu kimeze neza, ko kigendwa, ko ushaka gukora ibintu bikorwa byose by'amajyambere bikora mu Rwanda imbere. Abahunze bose ko bahunguse bakabona imyanya bakaba bakora baticaye. Twavuga duti uko buri kose nawe twumvisha ahantu babari, twavuga duti muze mu Rwanda na mahoro, mudufashe n'abandi gukora igihugu kuko cyo gisanzwe cyo gitera imbere. Icyo bundi ryari ririmo, icyo bundi ryabaga mu gihugu ryavuyemo igihugu cyatekanye. Kuva icyo gihe bakoraga i Kigali, kuva icyo gihe sindongera kubabona. N'umugabo sinatinya kubibabwira, umugabo yaranyanze, nararwaye wenyine, maze kubana n'ubumuga bwarigendera, umaze imyaka 12 mba njyenyine. Abantu bahunze ubwo nabo nyine basa n'abageze inyuma y'igihugu bata imitwe, babone bavuga nk'abari mu nzozi. Njye nababwira ko bagarutse basanga uko bahasize atari nako hari ikintu kizima cyiyongeye. Cyapa nawe nkoresha ko ntabwo mbizi, ntabwo nize kubikoresha. Telefone ndayifite, kugira nk'umusaza no guhamagara umuntu muvandimwe duturanye cyangwa se abavandimwe banje ba hafi mu Rwanda, kuko nanjye bampamagara tukavugana. Ubundi dufite abavandimwe bacu hanze, ariko ntabwo tuvugana, nanjye ntabwo mvugana nabo, ntabwo tuvugana nabo. Bava kuko bahungiye mu gihugu cya Kongo. Ubwo rero kuva icyo gihe mu ntambara 94 bahunga, ntabagarutse, ntawe tuvugana. Kandi nanjye ubwanjye sinahunze, niba mvuge ngo nagize muri Kongo basigaha naha, ngira ngo ngize mpunga. Hari umukuru witwa Marasinga Aliyazari, mwene nyina yitwa Rwarinda Pierre Sistine. Niba bariho ntiwampamagara ngo bamvugishe, nanjye sinabona ukuntu mvuga ngo mbese murahangaha nahe ngo mbahamagare. Data nabo ni byenese, akaba arafite abagore 3. Ubwo rero ngiye nkaba mvuka ku mugore mukuru, bariya bakaba bavuka ku mugore wa 2, wa 3 kaba byaba n'abakobwa nabo bakaba bari aho ngaho. Rwarinda abuzi ubundi yarize ibintu bya seminari, nibyo yarize. Ubwo rero agiye kubirangiza arabirika bivamo, abivuyemo rero ubwo handize ntabwo mpazi, ako yararangije abona akazi i Kigali. Abazaga intanga gusa baje kudusura, bakadusura turi nahangaha, mbese namaze gukora ibi nibi, ntabyo ntakazarampa, ntakazi ndamusaba, ntabyo nize, ntiyambya n'ibyo ngo nzabimenya. Ubwo ko umugore we niwe yarinzi kuko yakoraga kuri radio, yakoraga kuri radio Rwanda, we niwe nzi ko yahakoraga. Ntaba kanunu kabo ukumva ko bariho cyangwa barapfuye ntiwabimenya. Ubwo gusa umutajanye yarapfuye atarapfuye ntago wabimenya. Mbere habe amashaka menshi koko mbere ya Jenoside. Rwarinda cyese ishaka niba rigiye mu ruguru ngiyo, ariko intanga ntashaka yarari. Nta nubwo mumaza kwamaza amashaka inangaha ntago yazagamo. Ntashaka Rwarinda yigeze kubamo. Acyo kora uwo mukuru we ashaka yageze gusohoka riraza bava ngo niyo muderi we yararirimo. Kucyo gihe mubaza kwigisha by'amashaka we yabyamamazaga yarabivugaga, ariko ntago inangaha nta Rwarinda by'amashaka kwigisha amashaka ntago yabigezemo. Bya muderi ntabyo, mbese ngo ntabwo tuzishaka ahagazemo. Ntabwo turabwo dusi bari abantu babaye inabute, bari abantu ntitwamenya icyo bagamije. Bari abantu ko igihugu kimeze neza, ko kigendwa, ko ushaka gukora ibintu bikorwa byose by'amajyambere bikora mu Rwanda imbere. Abahunze bose ko bahunguse bakabona imyanya bakaba bakora baticaye.
turavuga duti uko biri kose nawe twumvisha ahantu baba bari twavuga duti muze mu Rwanda ni amahoro mufashe n'abandi gukorera igihugu kuko cyari gisanzwe icyo gitera imbere icabuni ryari ririmo icabuni ryabaga mu gihugu ryavuyemo igihugu cyatekanye gusa aho hantu rero ntago wabona umuntu kugira ngo arahana bimubwiye benda tubonye n'umuntu wabotera ahanaha benda kuri yagira n'ubwoba benda n'umuntu yakwemera benda akayambaza n'ubuyobozi benda akajyayo akamwigisha teta turiga ku kibazo ntawe twabona kugira ngo tumwibwire kuko inahanga mu Rwanda amahoro nta kibazo ahantu dufite natwe ikibazo kugira umuvandimwe akaba hanze kandi mu Rwanda nta kintu kibuzemo byaba ari byiza kuvuga ibintu utagezeho ugahagarira ukavuga ngo mu Rwanda nta mahoro bafite nta kintu gihari ibyo bintu aba ari ugusebanya ahubwo yagombye kuza akareba ko ibyo bintu kuko nta bihari nabyo ngibyo aba ari ugusebanya nkuko umuntu yagusebya kandi umeze neza kandi utabuze icyo kumuha ahakwandagaza gusa imvugo nyandagazi ikintu cy'ishaka cyagezemo aho ngabo ndi kukubwira bashinze ishaka hano haraguru uwo mugabo wanjye niwe wararigaga n'iryo bendera hari n'igihe barirwaniye umuturage umwe arapfa bari bateye baje kurihirika bari kwirukanka aba emerenide bari kubirukaho aba MDR bari kubirukaho bari kurihirika rwose nibo bari barashinze naho nguwo rwose ntabwo yigeze aja mu mashaka rwose namurahirira cyetse niba yarayabaye muri Kigali ntabizi ntazi naye rwose ntabwo yafatanyaga nawe yahunze afite abana babiri bageze iyo bahungiye nkumva ngo babyaye abandi babiri namushishikariza gutakaza mu rugo wamubyaye rwose iki gihugu ntacyo kidutwaye pe santere de sante zirahari irutake igatonde hajya posite de sante hariya hirya y'aka gasozi karahari na hariya ku mashuri Gakenke karahari ngo ntabwo twivuza biteguye rwose byose nabimushishikariza nkamubwira ko yavutse muri 60 twize ku kigo kimwe ntangira amashuri nanjye navutse muri 60 namushishikariza rwose ko inaha hahindutse hashyashya habaye heza hatari nka kera nkamubwira itamu rwakubyaye mwe gukomeza guta igihugu cyanyu bari mwe maboko yacyo n'umugore yarakoraga intambara iteye bahungira inaha nyuma yazaraje muri Kongo umugore asigara hano bagira igihe batahuka giye kubona ngo baragiye bagendaga bunyonyombe ntiwamenyaga ukuntu bagiye ariko rwarinda ntabwo yigeze agaruka inaha avuye muri Kongo ntabwo yagarutse inaha rwarinda ava muri Kongo yavuye impunzi zitari zagaruka inaha zitari zagaruka mu Rwanda we yahise agenda bamarase ngabo bagiye nyine impunzi zaragarutse imyaka ntabwo nayifata mu mutwe mbese babazanyaga ku gihugu gihagaze umugabo wa hano niwe wasaga n'uneka akababwira nkaba nagira ku irembo ndi hano mu gikoni ndatetse nkumva mbese atari kuvuga igihugu neza najya no mu nama n'igihe yankubitaga ngiye mu nama hari igihe yankubise ndi kuvuga ngo ngiye mu nama y'amatora ntabwo ugiye gukorera inkotanyi kandi ibyo bishyiramo bizawukoraho harankubita icyo gihe banjyana no mu bitaro ngo ninsibe kujya mu nama mbese yumvaga ntakorera iyi leta kandi yajya kuvuga akajya kwihisha igeze hano gusa akajya yabika nk'ibintu akoresha muri ibyo ngibyo yaje kubika hano haragurwa
mushiki we ngo ntabisoma nkabireba wa mushiki we ari igicucu atazi gusoma no kwandika. ahanini n'iyi leta ngewe indwanaho nk'umuntu wiza mu bintu by'ubudehe baramfasha bagenda baduha nk'amafaranga wenda bakavuga bati umuntu tumugeneye nk'agatungo agende aguremo nk'urukwavu aguremo nk'inkoko noneho utwo watworora ukagenda uboneho mituweli. ayo baduha ubundi ayo bampaga baringanyizaga n'abandi ntayo bangenera yo kuvuga ngo njye bansumbura abandi yuko ndi mukuru nta ndayafata. bagenera abaturage nyine mbese mu bintu by'igihe cy'ubudehe nkayafata kimwe n'abandi. iyi leta niyo nabonye iri kumenya abantu igice bagezemo igafasha abantu bakuze ikamenya umuntu ubabaye gutyo mbese ntaho mbere ntabyo nabonaga nubwo maze iminsi ntaho nigeze mbibona. ubundi mbere najyaga mbona akantu k'imfashanyo nk'uko sinamenya ukuntu byagendaga. hari umuntu wakangezagaho yari n'umupadiri yakoraga kuri janja none ubu yari yimutse nta kihaba yitwaga Paraside. none ubu rero nawe niba yaragiye hanze ntabwo nkimubona. ubwo rero ukuntu byazaga numva wabonaga mpaye ntabwo namubazaga inzira byanyuzemo. amafaranga wenda mbona nk'ibihumbi 50 wese 40 ubwo ntaza nanjye nkirwanaho. mu Rwanda nta kibazo dufite tumeze neza ese turi kubona gira inka tukabona imfashanyo y'abantu bakuze ukabona ko mu Rwanda hari ikibazo dufite ntacyo rwose. yabaga i Kigali ariko ibyo yakoraga ntabwo mbizi ntabwo ngo yakoraga akazi akanaka barabaga ndi hano se kandi ko ntamubaza ngo mbese wakoraga iki ntabyo namenya. abantu bahunze ubwo nabo nyine basa n'abageze inyuma y'igihugu bata imitwe babona bavuga nk'abari mu nzozi. njye nababwira ko bagarutse basanga uko bahasize atari nako hari ikintu kizima cyiyongeye.